Nimena abafisha muri gahunda y'amakuru agezweho tugiye guhera mu karere ka Rutsiro aho babiri bafungiye kwiba inka y'umuturage bakayibagira mu gishanga. Umugabo watandukanye n'umugore hamwe n'umunyonzi nibo bataye muri yombi mu mudugudu wa Kigarama akagari ka Nkira umurenge wa Boneza akarere ka Rutsiro bakekwaho kwiba kandi bakabaga inka ya Nyirarukundo Clementina. Nyirarukundo yibwa inka ibagirwa mu gishanga cya Kagende, inyama zimwe bakazitwara izindi bakazihasiga. Mu bataye muri yombi hakabamo umugabo we bamaze imyaka irenga 5 batandukanye ndetse n'umunyonzi bivuga ko yahawe ikiraka cyo gutwara izo nyama. Umwe mu baturage batanze amakuru y'aho iyi nka yabagiwe ubwo abaturanyi b'uyu mugore bayishakishaga yabwiye Imvaho Nshya ko we na bagenzi be banyuze muri icyo gishanga kiri munsi y'agashyamba bakabona inyama z'inka. Ati twaritambukiraga mu masaha ya mu gitondo yo kuri tariki ya 11 Ukuboza, tugeze muri kiriya gishanga tubona inyama z'inka bigaragara ko yaba yabazwe nko mu rukerera. Inyama zimwe zari zatwawe izindi zikiharambitse. Ati twatanze amakuru twumva bavuga ko hari umugore wabuze inka ye, baje bareba ibimenyetso byayo basanga niyo y'inyana. Dukomeza urugendo, ibyakurikiyeho ntitwabimenye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Boneza Munyamahoro Muhizi Patrick yabwiye Imvaho Nshya ko iyo nka yabuze. Ati inyama zayo zimwe bakazisanga muri icyo gishanga munsi y'agashyamba, hagakurikiraho iperereza ryatumye hatabwa muri yombi umugabo wa nyir'ukwibwa ndetse n'umunyonzi wari uzitwaye. Ati amakuru yamenyekanye uyu mugore ubi wabo n'abana be 3 yajyanye umugabo batandukanye bapfa imitungo ashyiriye ubwatsi inka ye yaguze akigera iwabo akayorora. Atagezeyo arayibura, abanza gukeka ko yamennye ikiraro nijoro ikagenda kuko aho yarayororeye hitaruye ho gatoya. Yakomeje agira ati yatabaje abaturanyi batangira gushakisha, nibwo amakuru y'ibagwa ryayo yamenyekanye biturutse ku baturage banyuze mu gishanga cya Kagende bakabona inyama zimwe n'izindi zajyanywe bakayoberwa ibyo ari byo. Avuga ko umugabo w'uyu mugore usanzwe n'ubundi atuye hafi ye yaketswe mu baba bakoreye ubugome uyu mugore afashwe, abanza gusa no guhakana avuga ko ntaho ahuriye nabyo, ariko avuga ko yabonye umunyonzi mu gitondo avana inyama muri icyo gishanga azitwaye ku igare atazi aho yari azijyanye, avuga ko amuzi. Ubuyobozi n'inzego z'umutekano bashakishije uwo munyonzi afashwe, yemera ataruhanyije ko izo nyama yari azitwaye, yirinda kuvuga abazimuhaye n'aho yari azijyanye. Munyamahoro avuga ko bombi bahise bashyikirizwa urwego rw'ubugenzacyaha RIB, ibindi bakazabisobanurirayo. Uwo muyobozi avuga ko biramutse bigaragaye ko uyu mugabo ari we waba wibye inka y'umugore we batandukanye, bwaba ari ubugome n'urugomo yaba akomeje kumukorera nk'uko yamukoreraga babana, kugeza ubwo umugore afashe icyemezo cyo kumuhunga akigira iwabo ko yabiryozwa akayiriha. Ati dutegereje ikizava mu butabera. Ati nibahanwa n'icyaha bazayiriha, nikitabahama nk'ubuyobozi tuzareba ikindi gikorwa, ariko uyu muturage yorore abone igitunga abo bana 3 arera wenyine. Yavuze ko mu bihe nk'ibi byegereza iminsi mikuru ya Noheli n'ubunani amatungo yibwa cyane, asaba abaturage kugira uruhare mu kurinda umutungo yabo mu biraro biri kure ye, byaba ngombwa ko bashyiraho abacunga. Ubuyobozi nabwo bukaba bugiye kurushaho gukurikirana imikorere y'amarondo. Reka n'ubundi tukiri mu karere ka Rutsiro, inkuru ziriyo ntago zishimishije. Ni inkuru ifite umutwe ugira uti umukecuru yasanzwe mu gikoni yimanikishije supanete, hakekwa ko yiyahuye. Iragashanana w'imyaka 68 mu mudugudu wa Gihira akagari ka Murambi umurenge wa Ruhango ni mu karere ka Rutsiro yasanzwe mu gikoni mu gitondo cyo kuri uyu wa 4 tariki ya 12 Ukuboza 2024 amanitse muri supanete yakekwa ko yiyahuye. Ni nyuma y'uko umugabo w'imyaka 70 yabyutse mu rukerera akamubura, yajya kureba mu gikoni mu gitondo agasanga yimanikishije imwe muri supanete bari bafite yapfuye. Umuturage wavuganye n'Imvaho Nshya kuri ayo makuru yatangarije ko hakekwa ko kwiheba gukabije kwamuteye kwiyambura ubuzima kubera indwara y'umwijima yaramaranye igihe kirenga umwaka yivuza. Ati twatunguwe no kwiyahura kwe kuko nta kindi kibazo tuzi yari afite,
uretse iyo ndwara yari amaranye igihe kirekire byagaragara ko yamuzengereje, baravuje uko bashoboye kose byaranze. Bamwe bagakeka ko yaba yaketse ko akomeza kurushya umuryango umutangaho amafaranga adateze gukira, agahitamo kwiyahura. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa Ruhango Bisangwa Abagabo Sylvestre yavuze ko amakuru bahawe n'abo muri uwo muryango ari uko yahengereye umugabo we n'abana basinziriye, afata supanete ajya mu gikoni arimanika. Bakaba ngo batazi igihe yabikoreye kuko umugabo yakangutse mu rukerera akamubura, akagira ngo yagiye hanze bisanzwe. Akomeza asobanura ko umugabo yababwiye ko yongeye agasinzira, akangutse mu gitondo n'ubundi aramubura, atangira kumva ari ikibazo, ntiyahita abibwira abana. Akinguye igikoni abona umukecuru amanitse muri supanete, niko guhita abwira abana, ahamagara n'abaturanyi n'inzego z'umutekano n'ubuyobozi baraza na RIB irahagera. Uyu muyobozi avuga ko kwiyahura atari wo muti w'ibibazo, abantu nubwo ibibazo bafite byaba bibarenze badakwiye kubikemuza kwiyambura ubuzima. Ati kurwara igihe kirekire bibaho, ni ibisanzwe, no gupfa ni ibisanzwe, ariko kwiyahura byo ni icyemezo kigayitse umuntu afata yibwira ko arangije ibibazo, ariko si byo. Nubwo umubiri wamugoraga, niba koko ariyo mpamvu yamuteye gufata icyemezo, yagombaga kwihangana agategereza igeno ry'Imana aho kwiyambura ubuzima. Yasabye abaturage kubaha no guha agaciro ubuzima kuko ari Imana yonyine ibutanga. Kwiyahura umuturage mubi ubikoze aba asigiye umuryango we n'abari bamuzi bose ko nubwo uyu muryango utari ufite byinshi, ariko utari unakennye ku buryo utari kubura gukomeza kumwitaho atihebye, bigeze aho yumva yakwikura ku isi y'abazima. Turacyari hano mu makuru Kumena official, reka tujye kuri ino nkuru igira iti ati urukiko rw'ubujurire rwakatiye Iyamuremye uzwi ku izina rya Nzinga imyaka igera kuri 20. Kuri uyu wa gatanu urukiko rw'ubujurire rwakatiye Iyamuremye Jean Claude Bahimba Nzinga igifungo cy'imyaka 20 kubera uruhare yagize muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 mu karere ka Kicukiro. Iyamuremye yoherejwe n'Ubuholandi muri 2016 kugira ngo aburanishwe ku ruhare rwe muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 nyuma yo gufatirwa mu Buholandi muri 2013. Ubwo yoherezwaga mu Rwanda mu kuburana, yabwiye urukiko ko atashoboraga kugira ubushake bwo kwica Abatutsi kandi na nyina yari Umututsi. Mbere y'uko uru rubanza rupfundikirwa, urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru rukorera i Nyanza mu Majyepfo rwahaye umwanya Iyamuremye ngo avuge ku gihano yasabiwe n'umushinjacyaha. Muri 2021 Iyamuremye yari yakatiwe igifungo cy'imyaka 25 aza kujurira. Uyu yagejejwe mu Rwanda muri 2016 ashinjwa uruhare mu bikorwa byo kwica Abatutsi i Nyanza ya Kicukiro, muri Eto Kicukiro na muri centre de santé ya Kicukiro ni Gahanga muri Kigali, ibyaha watigeze yemera. Turacyari mu makuru hano, munyemerere dusoreze kuri ino nkuru ifite umutwe ugira uti mukwiriye namwe kwihatira kugira ubuhanga burushijeho. Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente. Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente yavuga ko nyuma y'imyaka 30 jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ihagaritswe, polisi y'igihugu ifite inshingano zo gukomeza guharanira kurinda umutekano w'igihugu, amajyambere n'umutekano u Rwanda rufite. Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente yabwiye abapolisi bahawe ipeti ryo ku rwego rw'abofisiye batoya Assistant Inspector of Police AIP ko bafite inshingano zo gukomeza kubirinda binyuze mu bufatanye n'inzego zose, cyane cyane kubirinda binyuze mu bufatanye na polisi. Yabigarutseho kuri uyu wa gatanu tariki ya 13 Ukuboza 2024 umuhango wo gutanga ipeti ryo ku rwego rw'abofisiye bato wabereye mu ishuri rya polisi PTS Gishari riherereye mu murenge wa Gishari mu karere ka Rwamagana. Abasoje amahugurwa bose hamwe ni 335 barimo abagore 100
508 n'abagabo 527. Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente yavuze ko abasoje amahugurwa bize neza kandi bafite ubumenyi, ubuhanga ndetse n'ubushobozi. Yagize ati iterambere turimo rijyana n'ibyaha by'ikoranabuhanga, mukwiriye namwe kwifatira kugira ngo ubuhanga burushijeho kugira ngo umuhangane mu nabyo kuko bikwiye mu gihe byaba bigaragaye mu muryango nyarwanda. Dr Edouard Ngirente yashimye imikoranire myiza iranga polisi y'u Rwanda ituma abanyarwanda n'abaturarwanda batekana. Polisi yashimiwe umusanzu itanga mu kubungabunga umutekano mu bihugu by'inshuti z'u Rwanda mu bice bitandukanye by'isi. AEP Murebwayire Clemence yavuze ko yakundaga igipolisi akaba ariyo mpamvu yahisemo kucyinjiramo. Avuga ko bafite amahirwe yo kuba bafite igihugu cyiza bityo ko nta kwitinya ku bana b'abakobwa. Ati yiteguye neza gushyira mu ngiro ibyo yize mu myaka 4 mu ishuri rya polisi riherereye mu karere ka Musanze ndetse hakiyongeraho n'amasomo arangije muri PTS Gishari. Akomeza agira ati uko badutoza mu minsi yashize bitandukanye n'uko dutozwa ubu, natwe tuba twiteguye guhashya ibyo byaha dukoresheje ubumenyi twahawe hano kandi tubikora neza. Umuyobozi w'ishuri ry'amahugurwa rya Gishari CP Robert Niyonshuti yavuze ko abanyeshuri bahawe amahugurwa atandukanye agizwe n'imyitozo ngororamubiri iyakomeza kandi ituma barushaho kugira ubuzima bwiza. Mu yandi masomo bahawe harimo kurasa n'andi mahugurwa abafasha mu gihe bisanze bari mu rugamba cyangwa ahantu runaka bagomba kurinda igihugu. Abarangije amahugurwa batangiye tariki ya 18 Nzeri 2023 ari 641. 6 muri bo ntibashoboye kurangiza amahugurwa biturutse ku myitwarire mibi idakwiye umupolisi n'uburwayi. Mu barangije amahugurwa harimo abo ku rwego rw'igihugu urw'ubugenzacyaha NISS, mu rwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora RCS ndetse n'umuhango witabiriwe n'abagize guverinoma, Minisitiri w'Ubutabera, Minisitiri w'Ingabo, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu, Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango, Umugaba Mukuru w'Ingabo, Umuyobozi Mukuru wa Polisi, Komiseri Mukuru wa RCS, Umunyamabanga Mukuru wa NISS, Guverineri w'Intara y'Iburasirazuba n'izindi nzego ndetse n'imiryango y'abarangije amahugurwa bitabiriye uyu muhango. N'aha ngaha dusoreje amakuru twe twabateguriye. Mukomeze mugire ibihe byiza cyane, nizera ko andi turi buze kubategurira atari buze kubacika. Mukomeze mugubwe neza cyane, bye bye.